Umunsi wakurikiyeho twagarutse mu ishuri, mwarimu akinjira dukubitanye amaso ahita amfukamisha ngo murebye nabi. Noneho niho nabonye ko ibintu byahinduye isura. Nanone twongeye kubaha ikaze mwese abakomeza kubana natwe ku nkuru yanjye. Nimba utarakanda subscribe, ndakwibutsa kuyikora kugira ngo ibyo dukomeza gukora byose bijye bikugeraho ku gihe. Nanone kandi ndakwibutsa ko njye mukomeje kubana ari Kayitesi Ellen. Natangiye gusubiza amaso inyuma, ntangira kwibaza icyo nzira ku buryo ngeze aho abandi biga mfukamye, ariko kubona igisubizo cyabyo biranyobera. Nakomeje gutekereza byinshi, ntangira gusubiza amaso inyuma, ntangira kugarura isura ya mwarimu yangarukagamo cyane. Sinzi uko nakomeje kugarura iyo sura, ntangira kubona hari aho nyizi. Yari Domiyani wa wundi w'amateka, umwe twagiye duhungiraho akatwirukana. Nkimara kumenya ko ari we, nongeye gutekereza ukuntu ari we wari udutunze, nongera kwibuka ukuntu twagiye tumuhungiraho akatwirukana kandi ari we wari inshuti na papa. Nongeye kwibuka amagambo papa yambwiye yose, agahinda karanyica, ntangira kwibaza icyo nakora ngo muve imbere kuko yari ameze nk'uwandambiwe kandi koko byaragaragaraga. Natangiye kwibaza nindamuka mvuye mu ishuri uko Fiston arabifata, ntangira kwibaza uko ari buvuge uko ari njye wamunaniye, nabyo mbiburira igisubizo. Nakomeje kwihangana uwo munsi wose niga mfukamye, maze igihe cyo gutaha nibwo Keza yanyegereye aranyihanganisha ati ihangane William, natwe nitwigisha umwana wa mwarimu tuzamwishyura. Nashatse kubwira Keza iby'uwo mwarimu, nibuka ko akiri muto n'ubundi by'amateka yanjye ntacyo aziho. Ndangije ni nta kundi, ariko se koko ubu nzakomeza kwiga mfukamye nk'aho ntari umunyeshuri nk'abandi mbivemo? Keza ati uze kumurega kuri mama azamukubite nawe. Ndangije ndaseka ntubuse mama nawe yamushobora. Arangije atuze ukuntu afite ingufu, ahubwo umubwire urebe ko atazamugukubitira. Twakomeje kuganira na Keza, nubwo ibyo yambwiraga byose numvaga ari ubwana, ariko yarampumurije nawe numva ngaruye icyizere. Ubwo nigiriye inama yo kubibwira Fiston kugira ngo numve icyo abivugaho. Twaratashye mu gihe kitarambiranye, twari tugeze mu rugo. Nk'uko byari bisanzwe twabanje gusuhuza mama Keza wari uri mu turimo two mu rugo, turangije buri wese yerekeza mu cyumba cye abanza kubika amakayi. Nyuma yo gukuramo imyenda y'ishuri tujya gufasha mama Keza akazi. Twatangiye koza amasahani ari nako tuganira, gusa nageraga aho nakwibuka ibyambayeho ku ishuri nkajya kure, ku buryo byagaragaraga buri wese wambonaga. Mama Keza ati William, uko mbona utameze neza byakugendekeye bite? Ndangije nti ntacyo. Nawe ati mbwira nimba hari ikibazo ufite ngufashe, urabizi ko nubwo udafite mama wawe ariko ngomba kugufasha nk'umubyeyi wawe. Narebye gukomeza kumuhisha naho yankuye n'uburyo yamfataga nka Keza umwana we, ngeze aho niyemeza kumubwira byose. Ubwo namubwiye byose ntacyo nsize inyuma. Ngezemo hagati mama Keza arambika umweyo hasi yari afite, mbona asa n'uwitangiriye itama. Ibintu nabonye ko bimubabaje cyane. Ubwo ati ubwo si byo uvuga ni ukuri cyangwa urimo uramubeshyera? Koko yanze kubacumbikira mbere? Keza ati nibyo mama, uzi ukuntu uyu munsi wose yiriwe apfukamye? Mama Keza ati mbega umwarimu mubi, ubu se ko yaranze kubafasha mukiri bato, akaba akubonye ntacyo ubaye nta somo bimuha? Ubu se kuba ari umwarimu abihemberwa, byibuze ntiyahisha agaciro umwuga akora akareka amakimbirane? Ndangije ni ntange biba byanyobeye. Mama Keza ati nta kibazo ihangane, ndaza kubwira Fiston ejo muzajyane amubaze icyo aguhora. Ubwo nanjye ntimurakoze cyane. Twakomeje gukora akazi ko mu rugo nk'uko byari bisanzwe. Turangije dukomereza mu gusubira mu masomo, nubwo numvaga n'ubundi ntacyo bimariye, kuko ntabikora n'ubundi sinari kubura kuziga mfukamye abandi bicaye. Hashize akanya Fiston baraje, abanza kudusuhuza, arangije twicara imbere ari nako tuganiriza. Mama Keza barahageze nawe afata agati baricara, abwira Fiston byose, nawe biramubabaza cyane ati ariko abantu nk'abo baba baravutse. Mama Keza ati nanjye byanyobeye, gusa nta kundi, nicyo cyerekana ko abantu batandukanye. Fiston ati nta kibazo, ejo nzabajyana ndebe n'icyo kigabo kikigendera ku macakubiri, ariko nzavayo tubonanye. Mama Keza ati oya muhungu wa, muramutse muhanganye ntaho wabutaniye nawe, ahubwo wowe uzirinde kuzana kamere, kuko guhangana ntacyo bihindura ku muntu, ahubwo igikenewe ni ukumvikana. Fiston ati cyakora ibyo mama avuze nibyo kandi urakoze cyane.
Twakomeje kuganira byinshi, hashize akanya mama Keza ajya gutegura ameza, twegerana nayo, nyuma yaho buri wese yerekeza mu cyumba cye. Nagezemo nongera kwibuka uko umunsi wagenze, nibuka ibyo Damiyane yankoreye, amarira agashoka ku matama. Ariko nakwibuka ko mu gitondo ndajyana na Fiston, nkumva nongeye kwishima. Nakomeje gutekereza byinshi kugeza ubwo agatotsi kamfashe. Nongeye gukanguka mu gitondo nditegura, njye na Keza hamwe na Fiston wari uduherekeje twerekeza ku ishuri. Twagezeyo dusanga mwarimu yahageze. Fiston abanza kumusoza, amaze kumusoza mwarimu ati ko mbona musa nkaho muneye nakoze iki? Fiston ati si ukubatera ahubwo nuko nari mperekeje aba bana. Mwarimu ati iki kigabo kingana gutya nicyo bagiherekeza se? Fiston ati ariko niyo yaba mukuru ntibyabuza kumuherekeza. Mwarimu nawe ati ngaho rero bahageze isubirireyo. Fiston ati rero ikizanye aha ni uko hari amakuru numvishe kuri uyu murumuna wanjye, numva ngomba kumenya impamvu yabyo. Mwarimu ati kandi narabivuze ko ibyana byiga bishaje bigira umunwa, wasanga ibyo yakubwiye byabaye ejo. Namupfukamishije kubera amakosa ye, kandi ubwo wasanga yakubeshye ko yarenganaga. Fiston araseka ati noneho icyo azira ni uko yize akuze. Mwarimu ati erega uru rwana rwanyu rurasuzugura, ahubwo uve hano uruhannye, naho ubundi ntuzarushobora. Keza ahita yivangamo ati rata yamupfukamishije ngo kuko yamurebye nabi. Fiston nawe ati nta kindi gitumye muzana, ibyo mupfa byose turabizi, ndagira ngo nkubwire ko nukomeza kumufata nk'aho atari umwana nk'abandi uzibona wageze ahandi. Mwarimu asa nk'ugize ubwoba ati ndarengana rwose, mbese nakura byumva mumbabarire sinzongera, nako buriya nimumujyana ku kindi kigo byaba byiza kurushaho. Fiston ati ahubwo wowe nimba kakunaniye kareke, ariko reka umwana yige kuko nicyo cyamuzanye, kandi aho kuhava ni wowe uzahava. Fiston akomeje gukanga mwarimu, twe twari turimo twihera amaso umugabo urimo gutitira imbere y'abana yigisha. Hashize akanya Fiston adusezera ati buriya naramuka yongeye kugupfukamisha cyangwa kugukubita uzambwire, nzakwereka icyo nzakora. Ndayije nti murakoze cyane. Fiston yamaze kugenda twinjira mu ishuri. Noneho uwo munsi nawize nta kibazo na kimwe, ku buryo nahuzaga amaso na mwarimu aho kumwira ko murebye nabi ahubwo wakareba ku ruhande. Iminsi yakomeje kwicuma, noneho nanjye mfatwa nk'abandi bana mu ishuri. Amasomo ye nayakurikiranaga nk'uko bisanzwe, ariko nagiye gutungurwa ubwo umunsi wo kubwirwa amanota naje gusanga ari njye wabaye uwa nyuma mu ishuri. Nkimara kubona indangamanota agahinda karanyishe, ntangira gutekereza ukuntu numvaga nabitsinze byose, ariko nareba amanota yariho nkumva agahinda karanyishe. Natashye njye na Keza turimo tuganira, gusa kuri njye amagambo yari make kubera umwanya nari nabaye. Keza ati ihangane William, nawe uzatsinda ubutaha. Nanjye nti aya manota sinayemera rwose, ubu se ninjye muswa mu ishuri ku buryo nabo uwa nyuma. Keza ati ariko se noneho kuri mwarimu atarakigufata nabi, ubu yaba yaguhaye amanota atari ayawe? Ndangije ni nanjye nibyo byanyobeye. Keza ati cyangwa sha yibeshye ku mazina guha atari ayawe. Nanjye ni nta kundi reka ntegereze igihembwe cya kabiri nibwo nzabimenya neza. Twakomeje kuganira byinshi, ari nako twegereza kugera mu rugo. Twagezeyo dusanga mama Keza ndetse na Fiston batwiteguye. Nk'uko byari bimaze kumenyerwa ko ku munsi wo kubwirwa amanota twasangaga mama Keza na Fiston baduteguriye impano, kuko hafi ya buri gihembwe twabaga twabaye aba mbere. Nyibakubita amaso nongeye kwibuka ko noneho hari njye wabaye uwa nyuma, numva umusatsi umvuyeho, ariko ndakomeza nti hapfa uwavutse. Niko kubasuhuza tubahiriza indangamanota zacu, bose bakibibona mbona bifashe ku munwa. Mama Keza ati William, ko mbona wabaye uwa nyuma kandi wari usanzwe uba uwa mbere, byakugendekeye bite? Nanjye ni simbizi, gusa narinzi ko nakoze neza, ariko nuko byagenze. Mama Keza ati cyangwa sha nawe warateshutse utangira kurangara nk'abandi bana bose bageze mu gihe cy'ubugimbi. Ndangije ntihoya rwose, nimba mugira ngo ndababeshya mwabaza Keza. Keza ati William arakurikira cyane mama, ahubwo nyine wasanga ari uko mwarimu amwanga akaba yamwibye amanota ye. Twakomeje kuganira byinshi, bigeze aho bose baza kwibuka umunsi wa mbere wa mwarimu akimbona nkirirwa mfukamye umunsi wose. Bageze aho bemeza ko bishoboka kuba amanota yamaye atari ayanjye, birangira bemeranyije kuduhindurira ikigo twigagaho. Ibintu byongeye kunezeza ko ntazongera kubonana na Damiyane ukundi. Mama Keza ndetse na Fiston bakomeje kutuganiriza byinshi, dore ko iyo Fiston yabaga ahari nta rungu. Fiston ari umuntu ukunda gusetsa cyane, ndetse na mama we akaba umumama wakundaga kutugira inama.
dore ko njye nubwo nigaga mu mwaka wa 4 ariko nanganaga n'abandi bana biga mu mashuri yisumbuye. Nyuma yo kuganira byinshi n'amasaha ariko yicuma, Mama Fito ndetse na Fiston baduye impano zacu. Nubwo rero nabaye uwa nyuma nanjye barayimpaye. Nyuma yo kuringanira n'ameza buri wese yerekeje mu cyumba cye. Iminsi yakomeje kwicuma, igihe cyo gutangira kiragera twerekeza ku kigo gishya aho twagombaga gukomereza njye na Keza nyuma yo kutwimura ngo tutazongera kwiga kwa Domiyane. Aho ku kigo gishya noneho ibintu byarahindutse, nongera kwiga ari nako mbyishimiye cyane ku buryo nongeye kwibona nabaye uwa mbere nk'uko byahoze. Noneho si ukwishima Mama Keza ndetse na Fiston byarabarenze. Iminsi yakomeje kwicuma igeze aho ivamo imyaka. Ikizamini cya leta turagikora, njye na Keza tuza twabitsinze ndetse ku manota meza cyane. Ibintu byongeye kunezeza ukuntu nanjye ngiye kwiga amashuri makuru nk'abandi bana. Fiston yadukoresheje umunsi mukuru. Kuva nabaho nibwo nari nishimiwe ibyo nakoze, ndetse bwari ubwa mbere badusohokanye ahantu heza nk'aho. Umunsi umwe ubwo hari hasigaye icyumweru ngo tujye gutangira, Mama Keza yadusanze muri salo atubwira ko mama we bakeneye byihutirwa. Ako kanya ahita atumiza imodoka, bansezeraho bambwira ko nanjye twari kujyana, ariko kuko byari bibatunguye tuzajyana ubutaha. Nanjye nta kibazo nagize, ahubwo nababwiye ko nsigara ku rugo hato tutanajyana twese bakaza kutwiba. Nabo bambwira ko ari aha nimugoroba. Nyuma yo kubasezera bamaze kugenda nanjye nisubira muri salo mba nirebera filime, dore ko nari nsigaye nanazikunda cyane. Niriwe ntegereje ko baza, ijoro rinda rikesha ntabaraza. Umunsi wa mbere urarangira, uwa kabiri bibuko, uwa gatatu bibuko, noneho ntangira kwibaza ibyabaye. Gusa nta gisubizo nari mfite muri ako kanya kuko nta na telefone nagiraga ngo wenda mbahamagare. Muri njye sinzi aho agahinda katurutse, ndasohoka nicara ku ibaraza, ngiye kubona mbona Mariya arashotse. Ntangira kwibaza ibiri kumbaho, ntangira kwibaza byinshi ku buryo natangiye kwishinja ibyaha ntakoze. Ubwo natangiye gutekereza nti ariko se koko kuki ntabatse nimero ya telefone ngo wenda nyisigarane? Mwumva nagiye gutira umuntu ufite telefone nkabahamagara, cyangwa nabo bantaye sinabimenya. Oya, nanone ukuntu Fiston na mama we bagwa neza ntibansiga njyenyine. Nakomeje kwibaza byinshi, mbuze icyo nkora mba ngiye kuri televiziyo, mu kuyifungura mba nsanze bari mu matangazo arangije. Nashatse guhindura sheni narebagaho ngo mbe ndeba umuziki, ariko numva ibihe ndimo atari ibyo kumva umuziki, nuko ngumisha aho ngaho. Nyuma y'akanya gato nagiye kumva numva ngo ibitaro bya kaminuza biri i Kigali birarangisha umugore n'umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 bakoze impanuka bakaba bahasize ubuzima. Ubu bakaba bari mu buruhukiro bw'ibyo bitaro, waba bazi yabamenyesha abo mu muryango wabo bakaza kubatora. Nahise nshigukira hejuru mu kureba amasura yabo kuko nsangane Mama Fiston ndetse na Fiston. Ese noneho ibyabaye ni ibiki? Buriya museno hagiye kubaho gute? Ntuzacikwe na episode ikurikira.